aha ko nta kazi ngira se kanjye nicurangira gitari nubwo se wakaraba mu maso nyigira mu kajaridera uri mwiza Yesu uri mwiza Yesu uri mwiza bya biboro byakuze we Gerard kirira intebe muri jaride sha Yego boss. wegejeje sha Seo boss. yes no tujye gukora ibintu Sawa sawa. akagera adashobora akazi rero intebe ebyiri kwe ariko ni byiza rero nabimenye ko indi ndayirambikaho telefone yanjye Yaya. Chua mutwa. Yaya. Leni nizete na Boy. shani sawa. Shani sawa. Fresh. Banibereye ku muziki hano. Kwa kwiye umuziki wagutwaye. Bro. Akuze bicaye nkana shani sawa. Urebye ntaribi. Umeze bitese. Aha kakazi se kari kwanga muvandimwe. Shami. Urazi se man. Ibintu bya muziki ngiye no gucuranga gitari niki byaranjabutse. Ngiye rero niyo mwana wanje. Nibwo buzima. Sha gusa courage me. Sha urakoze. Meze bitese. Sha imeze neza ariko nyine akazi kaba kanze ahubwo si wowe. Shamba nabonye ka ofu nyine ngaho gatereka nze ndeye umuniga wanje. Namushiture hari ahantu nshaka kuryana tu. Ahantu se hameze hatemwa. Ahubwo ari guseka sha. Ya wallahi. Urazi se man. Hari icyuki nyine yagira ngo tujyane tu tukigwiremo wudu abafite akazi se umva kikumenye utagira akazi navuga ngo hari sharing green ganje asebeye twigana man ariko ntago nyine nta nakazi mfite reka mbwire Gerard azabiki gitari kwigendera narimo hamagara nyine azitugende tu sere makuru cyane meza ngaho mbwira uryo ki unyibutse neza neza umva tumba banda ndamukumbe ngomba kurara mubonye sindi mu rugo mba nabaye boa dimba ndi nanjye nyine umva gusumbura sa neza ubu wakwirirwa muri ino nzu ugasute bose babagema ndi njye nyine hano ndakubona nyine uba wire witayo ukikoraho biraho byonyine nta kindi umva kabisa biragaragara no ku maso urakeye gusa kandi nyine ya TV irimo iratuboa reka ugabanye nze twiterere story takomeza umakuru rwose umva none se yasubimva iminsi myinshi n'ukuri Gerard Chave fatiye gitari mwana ahantu njyanye na Remy Sawa boss. Sawa kabisa. Igikoresho cyo kibika neza dore Anje maze kuyimenyere.
Shahene tugende. Nari bitugende bro. Nusi mwana ibyicyo cyana bite? Ariko urakibona uzi ko kimeze. Ni igitonore fresh. Waba uri ku cyangwa kimeze gutya ukabura umwana. Uranyibagiye. none se umbwira amakuru bimeze bite biraho tu ubu tuvugana nicaye hanegereje Shira agiye kuza kunsura. Shira agiye kuza kugusura nta makuru aka kanya ubu none ari mu nzira ko tumaze kuvugana mu kanya reka none yenda kugera hano ubu ari hafi rwose nkurikije igihe twavuganiye none se reka rero mbahe umwanya muganire ubu yari yazi ubu ngubu urabugira ngo nyine ubu mwitegura ubu wategereje ukanamureba ndumva nagenda nkabaha umwanya hanyuma tukazapanga ukamuperezanta nyine neza twabipanze rero reka ngende tuzasubira cyangwa wanze kumureba ntacyo reka murenze irembo tuzasubira ntayo ariko uzagaruke vuba nzagaruka nayo ndanagukumbuye Koremi umubebe watuye wandabaga taragera mwa wallahi unaniwe tuwagize bro cyarose tuwageze ko mbona tutari gushika ni kuri kira gipangu kuri sibyo nara tujye guta twinja tugenda dukoma ku cyuki shanga tugenda ndabizi uraza kumubona ni icyuki vugira icyuki ni icyuki fresh kira ku myaka ahubwo tutaza kuri incisha yakoze imana kabisa nini heza tu so ubibona se ntiwaba ufite akazi cyangwa urenze cyane kirarenze noneho Shira nawe yatinze n'uburyo mukumbuyemo bana we gusa reka mbe nihanganye nk'ubu yenda kuhagera wenda nta n'ikintu kizima se kiri ku rubuga Shiri nari ngukumbuye cyane sawa Shiri karibu sawa Shiri Shiri shana ngukumbuye nanjye maze genda uva wowe no kubyanga no kuza kunsura no kubanza sinaje nose tumaze igihe kingana gite tubipanga ejo bundi twari kumwe aya Shiri ushaka iki ushaka kukubona naje Shiri umuga sibyo narebe sawa uyu mutipeze nyine nakorana ni inshuti yanjye sijye yitwa Yayatu nakorana oya ahubwo ni friend wanjye nuko nifuze kuba namazana akamenya na girlfriend wanjye tu kuba nari busy cyane yaya esirami mwana Shiri wanjye amanda bifuza kuvugisha tu shari byari byiza ariko sinamuvugisha ni kandi muri kuganira nk'abashiri cyege naho ndi kubabangamira mwana sinakoza ni inshuti yanjye shari ko nyine ntabwo inshuti izanwa kugira ngo ibangame Shiri urani yaya ni inshuti yanjye tu nifuje kumuzana hanga ngo mumenye n'inshuti yanjye twishimiye ko wamenye yaya iyo ni Shiri wanjye imana
niwe nakubwiraga wayibonye ariko mwiza rwose. Sheri we. Iyo murakorana? ya ntabwo dukorana ntabwo ni inshuti yanjye yari umukorege wanjye iminsi muri university ariko ubu byararangiye tu nta kazi afite. Sheri mfite imisatsi myiza Hasi sheri. wayibonye ndagusitse se Muri salo nyine sheri. shani byiza kabisa Cyane. ese ntabwo mwakira abashyitsi Turakira. siko mutatwakira Twaje turakire. si nk'uyu nguyu bari kumpamagarira iki koko Sheri itabita umuntu. se wallahi ko mbona avuye mu kazi nsabye uruhushya ndabona ari boss Ikaba wasanga n'ingenzi sheri. Aya. Uko wabivuze cyane bite? Shana ibyo nahoze mvuga ntabwo nari kubabangamira kandi mukundana muri abantu b'abashira. Tubangamira gute se ubwo? Ntabwo ari byiza kugira mu bwabo mwisanzuye sibyo? Sha birumvikana ariko nk'umuntu mukuru ntabwo nabikora. Bakagombye kujya tuganiriza ujye ugaruka udusure nta kibazo. Nta kibazo utabwo Remy nambwira tuzagaruka. We ariko uzi ni ngombwa ko kubwira nawe ubwawe waza ukansura sibyo? Nagusura sheri wawe nawe uhari. Uzi ntiwahamenye nawe waza ukansura ukandeba tukanaganira. Ariko namenye kubera sheri wawe. Wahamenye kubera sheri ariko nawe wajya uza ukansura. Twamenyanye ntibyarangiye se? Yego twamenyanye ariko sheri wawe adahari byari ibindi bindi. Twamenyanye se hari ikibazo? sheri natinze Agari cyane sheri ari kukuganiriza twaganiraga. mwamenyanye Twamenyanye neza nta kibazo. ni umwana mwiza tu Cyane. Tuzagaruka gusura sheri wawe ryari? tuzayipanga tu Muzabipange mugaruke. emeye se ko tuzagaruka Habyemeye. haba good Ahubwo se mu makanya mbe mfata akayaga hanze ndumva nyine akayaga. Sawa merci. nishimye kuba naje kugusura tu wanshimishije cyane Nishimiye kubona inshuti wawe cyane. washimishwe n'inshuti wanjye Nawe even nawe Sheri nawe. umwana mwiza nyine tu kuri aba mubonye nakora Nabibonye. Shibutse ndeba akantu hanze gato ndahita. okay nta kibazo Nawe mbega umutipe. Ndamuhera kweli. Biteze. Shani byiza tu. Numvise Sheri ambwira ko nta kazi ufite. Yego nta kazi mfite. Ahantu uhora maze batosha ku mukozi. Really? Really? Nese ko nta buryo mfite ntagera. Ya, nta cyume namba zawe sibyo? Me namba zawe ndaza kuba nakubariza then tuzavugana. Cha mwaba mukoze rero mpaye akazi. Ese ubundi wahehe? Cha mbona hepfo mu kizungu. Byiza nta kibindi ubwo tuzabivugana by phone. Sawa dore ngiye nimero yanjye ariko mbona ako kazi byaba ari byiza cyane. Sawa merci. Sawa murakoze. Umutipe ngo mbe mubone pe. Kumva namukunze rwose.